that. Yemarabasakaravakanda. Emashevaravaka inamasia. Hallelujah. Hallelujah. Isashimwe nagira ngo mbabwire uburyo nashatse maze umwaka mbana n'umutware wanje tugasezeranye. Icyabiteye nuko twari turi mu mahanga tudafite uko dukora ubukwe, turavuga tuti reka dutegereze tuzakora ubukwe mu gihe cyiza. Ariko kubera ko twari abakristo twembi dufite umuhamagaro w'Imana, twagize ibibazo bikomeye kubera ko twashatse, haleluya, tudasengewe, tutanasenze, turabikora gutya nk'abapagani turibanira. Icyo nshaka gutangamo ubuhamya nuko Satani yagize umwanya wo kuturwanya, agira umwanya munini wo kuturwanya, abona imbaraga nyinshi zo kutugirira nabi. Uko yabigenje, twaye umwana wacu wa mbere aramutwara, ndatwita njya kwa muganga, barambwira ko umwana atameze neza, kuba agomba kuntera urushinge bakamuvanamo, kuko iyo batamuvanamo ko yari kunyica iyo nda. Uwo nguwo abaragiye, dusigara dufite igikomere kandi n'abantu benshi babyivangamo, bavuga amagambo menshi cyane. Ibyo byatumye tunyura mu bigeragezo. Haleluya. Ikindi cyatubayeho kubera ko twabanye tudasezeranye, twagiraga ibitero byinshi cyane. Burya gusengerwa kw'abageni ni ibintu bifite umumaro ukomeye. Rimwe na rimwe tubibona mu nsengero babazana bakabahagarika hari imbere, bakavuga ngo reka tubasengere, ngo bagiye gusengerwa, ngo barimo kuberekana. Ariko ntabwo ari imigenzi isanzwe. Mu buryo bwo mu mwuka ni ibintu bikomeye cyane kwerekana abageni no gusengera abageni. Gute? Imiryango ibiri ibigiye guhura kugira ngo Imana izayikoreshe ireme umuntu mushya. Ni ukuvuga ngo baba bakeneye uruhusha. Uruhusha ntabwo ari urw'ababyeyi gusa, ntabwo ari uruhusha rwo mu mwuka, rw'isi yo mu mwuka. Isi yo mu mwuka niyo nini cyane kurusha iyi ngiyi tubamo. Twebwe twabanye tudasengewe, tubana tudafite n'uruhusha n'urw'umuntu n'umwe, uretse ko twumvaga abantu bavuga ko badashaka ko tubana. Abantu benshi baritambitse muri ubwo bukwe, abantu benshi bavuga amagambo menshi, aho tunyuze hose bakavuga ngo ntibazabana. Ariko twaragiye natwe kubera ubwoba nuko abantu benshi bashaka kudutanya, turagenda tubana gutyo. Byagenze bite? Twagize ibitero byinshi, nkagira ibitero ku ruhande rwanjye n'umutware wanjye akagira ibitero ku ruhande rwe. Ikindi cyabibayemo, ntabwo twasengaga kandi ntabwo twari twiyejeje, twabagaho nk'abanyesi kandi twe turi abantu bamenye Imana. Imana yari yaraduhamagaye mu nda y'ababyeyi bacu dufite umuhamagaro. Ubwo rero ntabwo byashobokaga yuko tubaho nk'abanyesi. Iyo ufite umuhamagaro w'Imana, waravutse ufite akamenyetso mu nda ya mama wawe, ukagenda ukajya kuba nk'umuntu wo mwisi, mwene data, Satani aragukubita ahagiye, uhugiye hose akagukubita. Abafite amarembo, abafite abademoni benshi baba biteguye kugira ngo bakurwanye, barebe yuko uzazimira, barebe yuko uzatakara, barebe yuko utazigera uvuga ijambo ry'Imana kuko nicyo wari waravukiye. Ukuntu byatugendekeye, icyo nshaka kubasangiza ni kimwe gusa. Ijoro buca turi busezerane, twari twishimye, tunezerewe, twari tumaze umwaka tubana. Njye nari ntwite inda ya kabiri y'amezi 4. Hanyuma turagenda turaryama tunaniwe, twiriwe dutegura byose, turaryama tunezerewe, tuvuga tuti kumbi byari bigoye ariko turabishoboye, dufite ibyangombwa byose, ejo turagenda badusinyire. Twagomba gusezerana mu rukiko. Ijoro nararyamye, mwene data, ngiye kubona nibona ndahantu mu rubanza mu giturage, ahantu mu giturage, imidugudu nk'ibiri yankikije bagiye kunyica. Bari kuvuga ngo bagomba kunyica, ngo kuko nari mfite ikintu kizatera ikibazo iyo midugudu. Haleluya. Ngiye kureba mbona abantu ntabwo bari abanyarwanda, mpita mbona yuko ndi Nigeria. Bari bantwaye Nigeria bashaka kunyica kugira ngo ubukwe butaba.
nagize ubwoba ndababwira nti mwinyica rwose mungire imbabazi, njye ntabwo nizanye hano, mfite umugabo wanjye ni uwa hano, mumuhamagara aze nambona aramenya. Umutware wanjye yari yagiye gutembera, agarutse mbona aje ashagawe n'abantu benshi bamusuhuza, nyine wagira ngo ni umusitari wa hehe, bamusuhuza yambaye imyenda y'umweru aseka anezerewe. Mbona yaparitse imodoka yatutere yazaze n'iz'umukara, mbona ayivuyemo, njye nice abantu benshi bankikije, abandi bafite ibibando, abandi bafite inkoni, abandi bafite ibyatsi, bari kuvuga ngo baranyica. Ubwoba bwanyishe. Hanyuma ndamubwira, ndamureba ngo ndebe ko yaza, ngo avuga ati ni ibiki, ni umugore wanje. Reka da yarandebye mbona ntabwo anzi, mbona habona ari sekera, ameze nka kwa kundi wanyura ku kayira ugasanga abantu barimo batungana ariko utabazi, ugakomeza ukitambukira ukikomereza. Ubwo buranyica, ndavuga ariko Mana ubu ninde koko, ninde uramvana ahantu ko mpfuye? Ubwo sinzi ukuntu nagize gutya, mbona umugabo w'igikara muremure. Uwo mugabo w'igikara muremure aramfasha, niwe wanyeretse inzira, aranyereka ngo caha ngaha, aranyereka ngo caha ngaha. Narasimbutse ndatangira ndiruka, ntangiye kwiruka mbona inda nari ntwite. Mwibuke ko twasezeranye mfite inda y'amezi 4, ariko iyo nda nari ntwite ari inda y'umwuga, ari nk'inda y'amezi 9, yari nini cyane, nagendaga gifashe mu ntoki ntashobore kwiruka. Ndiruka, tunyura mu gihuru, tunyura mu binani, tunyura mu mashamba, gasimbuka gutya, rirasaga gutya gasimbuka, yasimbuka akambwira ngo caha ngaha, nkamusimbukira inyuma ngo caha ngaha. Byari mu mwuga, nta muntu washobora gusimbuka niyo nda y'amezi angahe, nari mfite inda nagendaga nyitwaye mu ntoki. Ndiruka arenga, ndazimira, aba bantu baranshaka barambura. Ubwo ngubwo nabyutse nahahamutse, mfite ubwoba, ndimo ndatitira, ndabwira mutwara ibintu narose. Nabonye abagore babiri bari bameze nk'abashefu muri abo bantu b'umudugudu, harimo abagore babiri bameze nk'abashefu baho. Abo bagore usko naje kubabona mu buzima busanzwe, reka nze ndakubwira aho nabasanze, aho nahuriye nabo bagore. Umwe yari afite amaplante, undi yari afite imisatsi y'umukara ya naturel. Hanyuma uwo munsi narabyutse mu gicuku karekare turi busezerane, ngira umugabo wanjye nti hari ibintu narose, ndumva ntanameze neza, mfite ubwoba, ndimo gutitira, ntibari banyishe, bari bagiye kunyica kuko nabyutse numva mu mubiri ntameze neza. Hanyuma nawe mbona afite ubwoba cyane, mbona afite ubwo, ariko ntiyambwira ibyo yarose. Hanyuma bukeye mu gitondo turagenda tujya gusezerana, ariko nabonaga wari kure cyane, arimo areba kure cyane, nkabona ntabwo ahari. Hanyuma ubukwe burarangira. Nyuma y'ubukwe twaje kuganira, ansobanura nawe inzozi yari yarose. Mu gihe narotaga iyo midugudu nkikije barimo kuncira urubanza ngo banyice, nawe yagiye kubona abagabo barebare bibikara baraje, baramubwiye ngo niko shango wowe ngo urashaka kurongora uyu mukobwa, ngo uyu mukobwa ni uwacu, ngo uyu mukobwa ni uwacu, ngo ntabwo ushaka kumurongora. Aravuga ngo mwebwe se muri bande? Ubwo ngubwo abona baje kumugira nabi, yafashe ngo amacupa y'amavide, arakubita ibyo bigabo, agakubita, arabashwa, icupa rikameneka, agakubita, akaza n'abandi agakubita, ngo yari amaraso gusa, amaraso yuzuye. Ayo madayimoni yaje ari kuvuga ngo uyu mukobwa ni wacu, ngo ntabwo ushaka kumurongora. Yari yakubise yose arayamara, ngo arabica, abo bagabo bose arabica bose arabica, ngo hari amaraso yaramwuzuye ahantu hose. Yafataga amacupa agakubita, amacupa akameneka, akaza n'undi agafata amacupa akameneka, arwana nabo, birarangira. Mu gitondo nibwo twabyutse tujya gusezerana, ntiyagira ikintu ambwira. Reka nkubwire rero, tugeze mu bukwe, njyewe cyambere yewe yaragiye kare, aragenda ajya gushaka abasore bari bumuherekeze n'iki, nsigara mu rugo ntegereje umuntu umufashe kwambara no gusokoza. Uko byagenze, nagiye kubona mbona abakobwa bose, abone natumye bose, nta muntu waje. Isaha yo gusohoka ngo njye gusezerana yarageze, nsohoka mu nzu njyenyine. Umukwaferi waje kunsokoza, n'umuturanyi wanjye nawe yaje kunsokoza, yansize aho ngaho njyenyine arigenera. Ubwo nukuvuga nasohotse mu nzu nambaye imyenda yo kujya gusezerana, hamwe n'umwana wanje w'amezi 4 mpunda ntwite, nitwe twari twenyine. Nagize hanze mbona ndi njyenyine, ndavuga wow,
mana yanjye koko ngiye gusezerana njyenyine, nta n'umuntu n'umwe turi kumwe, nta n'akanyoni kari hanze. Ndamanuka ndagenda, numva ikizungira kiramfashe, ariko nibuka ko Yesu ari kumwe nanjye. Nibuka ko ngiye gusezerana kubera Yesu, kuko ntashaka kuva mu cyaha, ko ariyo mpamvu ngiye gusezerana. Ubwo nagize ku muhanda, ariko nagenza akagendo, nsanga iyo modoka baje kuntwara, ariko nabo bakererewe. Ubwo ninjira mu muhanda, nsanga babakobwa binjiye mu modoka. Ubwo navuye mu rugo njyenyine, tekereza umugeni wenyine ari kugenda mu muhanda njyenyine, nta muntu ndi imbere, nta muntu ndi inyuma, ngiye gusezerana. Nageze mu muhanda, ninjira mu modoka. Ngeze mu modoka, turagenda tujya gusezerana. Babagore nabonye muri ya midugudu, babandi bari baje kuncira urubanza, baje kunyica mu nzozi. Umugore waje atwaye imodoka, yadutwaye turi abageni, yari umuhungu wari ufite imisatsi y'amaplante ya blonde. Ntabwo nenzi ko ari buze, ntabwo nari muzi uwo mugore. Yaraje ahita avuga ngo niwe marene w'umugabo wanje, ahita avuga ngo ni marene w'umugabo wanje. Wa undi wo mu nzozi wari ufite imisatsi y'umukara, awe yaje ari marene, nawe ari nka nyirasenge w'umugabo wanje, yamwitaga nyina wabo. Ntacyo bari bapfana, ariko yari inshuti. Abo nibo bagore banziye mu bukwe. Ubwo baraduhararira, nje nta marene naringira, nta pare naringira. Umuturanye wanje niwe wahagobotse, umusaza ukuze yaratashe, Imana yamuhaye umugisha, niwe wampagarariye. Haleluya, niwe wampagarariye. Umugabo w'umusipanyoro. Twagiye gusezerana, tugezeyo dusanga nta mpeta dufite, twazibagiwe, nta mpeta twaguze. Dusanga ibintu byinshi, nta mafaranga yo kuriha, twari twarishe iyo sare twari gukoreramo, ibintu byose byari byivanze. Abantu bari barahungaho, umuntu warahungwa niwe warishe, byose Imana irabikora. Tugiye tubona turasezeranye, birarangiye. Turavuga tuti se none se ubu ngubu resebusiyo turabikora. Nta imodoka yakuza kudutwara, twe twashatse ntabwo yaje. Uwo mugore nabonye mu nzozi niwe yaje atwaye imodoka ya descapotable, za modoka ziba zipfunduye hejuru. Niwe yaje ayitwaye, araza nshasha, imodoka nshasha nziza. Niwe yaje ayitwaye, aravuga ngo yaje gutwara abageni. Ndamureba ndumira, aravuga umuntu narose mu nzozi, ntari nzi ko ndi bubone uyu munsi. Araza, ubwo ngubwo nawe baravuga ngo marene wari hehe, ubwo agahagarara n'uwo musipanyoro, ubundi agakora marene wanje, ubundi agakora marene w'umugabo, gutyo. Uko niko twasezeranye. Abantu twe twatumiye nta muntu waje, nta muntu wa famiye yacu, ni y'umugabo ni yanje ntabwo wari uhari. Twaragiye duhamagara abana, abantu tugiye dusuhuza. Abo nibo batubereye mu bukwe. Ubukwe turabukora, dukora reception, birarangira, turataha kugira ngo twubahirize Imana. Ubwo nibwo bukwe twakoze, turataha. Ayo madayimoni yarwanaga natwe yarakomeje, ararwana aratega. None haravuga ati uyu mwana mutwite tugiye kureba ukuntu twamwica. Umwana, abaganga baratubwira ngo uyu mwana ngo ntabwo ari muzima, ngo tugomba kumuvanamo. Noneho umutware wanjye aravuga ati ye baba we, ati ibi ntabwo bishoboka, ategera n'amashitani y'iwanyu arimo kugutera. Kuko we yajyaga abona ibintu, yararyamaga bakamukubita nijoro, bakamukubita. Ubwo nje narindi umuntu waho ngaho, twinyweraga agatabi twembi tukagasangira. We yanywaga itabi, yari umurasitamani, aririmba reggae music. Hanyuma nanjye numvaga tuzakorana umuziki wo mwisi hamwe. Hanyuma akavuga ngo ibintu byose ni reggae nyine. Ari umurasitamani wavuye muri Nigeria. Uzaba abarasitamani wo muri Nigeria, afite imisatsi ya dread, uretse ko yagize akayogosha, ariko nyine akomezaga yiyambara ibintu bya Bob Marley gusa ari byo afite. Hanyuma ariko naje nsanga maze gushaka, nkeneye kupfukamira Imana ngo urugo rwanje ngo ntapfa. Twari twahuje ikibazo cyahabaye, impamvu abadayimoni baduteraga bakadutera bashaka kutuvana. Twagize ibibazo byinshi biturutse ku myuka mibi. Byajyaga bimufata we bikamukubita hasi, hagira ngo arapfuye. Yajya kukanguka nkamubwira none se ubaye, akambwira ngo ariko nawe urabesha, ngo none se ngo hari icyo nabaye. Umunsi umwe ikintu cyaramusharatuye gutya, armoire, akabati yaraguye gutya, agwa ruhande rw'akabati, akabati kamusharatura hano gutya mu maso. Hanyuma akangutse ubwo rero nkwitinda y'amezi 6. Akangutse arambwira ngo none se ngo hari icyo nabaye. Ndamubwira ngo waguye, nari mfite ubwango yapfuye. Arambwira ngo ariko urabesha, nango none sinaguye he. Ndamwereka ngo reba ngo cyagusharatuye.
niho yibutse abona ko, kandi ubwo yari yicaye hasi ariko atemera yuko yaguye, kuko ibyo bamukoraga byose bamuhanaguraga memori ngo atibuka, ibyo bankoraga byose bahanaguraga memori kugira ngo ntibuke. Bantu mujya muryama mukarota mu gitondo ntimwibuke, mujya musenga mwibuke ibyo mwarose. Ni ukuvuga umwuka n'umubiri n'ubugingo byose biba bikora icyarimwe. Ntabwo ushobora kuryama ngo uryame nk'uwapfuye ngo ejo uzabyuke mu gitondo warose utemenye ibyo waruse. Mujye mumenya ko abakozi b'Imana muri Bibiliya bose uko barotaga inzozi bamenyaga izo barose. Umuntu rero abantu baryama bakaryama bakarota ntibamenye ibyo barose, mujye mumenya ko ari Satani ujye ubahanagura mu mutwe ibyo mwarose kugira ngo akomeze abangiriza ubuzima. Hanyuma tubaho dutyo, ibintu bikajya bitubaho, tukabirwa ibibaye, ibintu bikadupfanaho, aho tugiye hose tukahagerera ibibazo. Naho twagiye dusanga twahuje imiryango, umuryango wanje wo mu Rwanda n'umuryango we wo muri Nigeria, twahuje imiryango nta ruhusha dufite. Ntabwo twagiye mu bapfumu bo mu Rwanda n'abo muri Nigeria ngo badusabire umugisha w'Imana zabo. Ntabwo twagiye mu rusengero ngo Imana iduhe umugisha. Ntabwo twasenye. Byari imyuka irimo irarwanira hejuru yacu, irimo irarwanira hejuru. Umugabo wanjye yajya hano ukagera akava yagize ibisida, wagira ngo bagiye kumwica akamubwira ibyamubaye. Ubwo nanjye narimo ndwana n'ibindi by'uburyo bwinshi. Hanyuma umwana wacu rero ni watumye tujya ku mavi, twagiye kwa muganga. Ubwo barambwira bati uyu mwana ntabwo ashobora kuvuka, uyu mwana ntabwo azabaho, ntabwo ari muzima, indi igomba kuvamo. None ubwo nibwo twagiye ku mavi turasenga ngo Imana iduhe umwana muzima, Imana iduhe umwana muzima. Nuko rero byagenze, Imana yaduhaye umwana muzima, ariko Imana idushira kuri discipline. Icyo yafashe yadufungiye mu nzu ntoya, tukajya tubana 24 mu gitondo kugeza ku mugoroba, tukabana 24 dufungira ahantu tutagira n'umuntu n'umwe uri kumwe natwe. Turamenyana turabivurungutaniramo, tubabariranamo mu kazu gatoya, mu mbeho, muri veri, mu izuba, mu bushuhe. Ntaho dufite tujya, ntako dufite tubigenze, rimwe nta n'ibyo kurya dufite, ubundi nta n'akazi dufite. Turavurungutana. Tubona Imana iduhaye umwana muzima. Imana iduhaye umwana muzima, turayishima, dutangira kugira ubuzima bw'abazima. Ariko twakomeje tugira ibitero, noneho ibyo bitero bikaza bishaka kwica umwana. Oh my God. Tekereza ko umwana njye naravuye mu by'uburokore, narasubiye muri Katolike, twagiye kumubatiriza muri Katolike. Uyo saha bari barimo kumusuka y'amazi yo mu Bakatolika mu gahanga, nibwo ise w'umugabo wanjye ahise apfa muri ako kanya. Bahise baduhamagara tubwira isaha yapfiriyeho ni ya saha bari barimo babatiza umwana. Twamujyanye muri Katolike kumubatiza. Umutware aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka ko umwana wanjye wa mbere n'abandi ndimo ndamubatiza na papa agahita apfa. Baravuga ati papa we yapfuye, arimo guhamagara, hari ikintu yashakaga kukubwira. Turumirwa, tugiye kureba dusanga imyuka mibi. Imana yari yaramuhamagaye, ariko n'abakurambere b'iwabo muri Nigeria bari baramuhisemo ngo azababere umutware wo mu mwuka. Nsanga nanjye bari barankize ku ruhimbi, ndi uruhinja, bari barantanze. Ubwo twageze aho ikintu kikajya kitwitambikamo hagati. Naje kuryama, narabyaye umwana afite imyaka 2. Ngiye kumva numva bampambiye, nshatse kunyeganyiga ngo mve mu gitanda nkanuye, kandi ndimo ndareba. Bona umugabo ahagaze hepfo y'igitanda cyanjye, arambwira ngo ariko wowe urimo urajya he ngo ko bakumpaye. Ndavuga wowe urinde. Ubwo numva natangiye ndatete, navuga buranyisha. Umugabo wanjye ari muri sale arimo kureba televiziyo, mfite undi mugabo uhagaze hepfo y'igitanda cyanjye arimo aravugana nanjye. Ndumirwa. Nari nyeganyije gutya, ndinyeganyiza nsohoka n'imbaraga, ndavuga wowe ntabwo nkuzi, wowe ndakwanze, ntabwo nkuzi, nta kintu nshaka kumenyana nawe, ntabwo nkuzi. Ubwo nibwo namwanze uwo mugabo mu mwuka, mpita nsohoka ndahunga. Ngeze muri salo ndamubwira nti rero ntihari harimo umuntu. Arambwira ati byawe nawe ati byawe yari yararambiwe, yararyamaga bakamukubita, bakaza n'injoro bakamukubita, bakamubwira ngo azazane inkoko y'imitwe 2, ngo azazane inkoko ifite imitwe 2 ngo ayibabagire ngo niho bazamurekera uwo mugore. Tekereza ukuntu bari barampambiye. Ako naravu mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wari warampambiye nje naramubabariye,
niba hari n'ugifite ibyo bintu akibikoresha azihane yakire Yesu arekure n'abandi bakobwa benshi. Ntabwo ari je bahambiye njyenyine, ntabwo ari je yari yarahambiye njyenyine, yahambiye abana benshi. Abo bantu bahambira abantu bagafata abana bari impinja bakabatanga, bana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Naje gusengerwa, umuntu waje kunsengera yaravuye mu kindi gihugu cya Amerika, arambwira ati hano hari ati hano ati bagukoreho amasezerano y'amaraso. N'amasezerano y'amaraso ni ati amaraso ni umuryango. Naje gusanga naje guhamagara mu Rwanda, ndahamagara avuga mwankoze ibiki. Umuvandimwe arambwira ati mubyeyi wanje wambye mama, ambwira ukuntu byagenze ko babikoze watabizi. Arambwira ngo mukobwa bamushiragaho umugore, umwana w'umuhungu bamushiragaho ikintu cy'umugore wo kumukurikirana, umwana w'umukobwa bakamushiraho ikigabo cyo kumukurikirana. Narababwiye bantu mwe mugende mwihane mwibizwe mu mazi menshi, sino muzasufura. Njyewe ikibazo impamvu nagize umugisha naje gushaka Yesu njya ku rusengero. Iyo ushaka kumenya ko abadayimoni baho, egera Imana. Iyo utangiye kwegera Imana, ukegera Imana buhoro ukegera Imana, niho abadayimoni bose bagukikije n'abakorera mu bantu bakuri Imana baratangira bose bakivurugutana. Ariko iyo wibereye mu isi wikoreye ibyo mu isi, abadayimoni babishimye, babicecekeye nyine, baba banezerewe, nta n'uzabona akujena, nta n'uzumva busa. Ariko twageze turabibonera n'amaso ku maso, bakaza bambaye imyenda nk'abantu bazima, akakubwira ati njyewe barakumpaye uri murandekera ikiko twabana. Ndumirwa nsanga bya bintu abantu bantukaga, bya bintu abantu bamvugaga byose bari bafite rezo, barabibonaga. Hari abantu babimbonagaho ariko nje ntabizi. Niyo mpamvu mwene data ndakubwiye ngo iyo umuntu akubwiye ati reka tugusengere, kizwa ufite ikintu kidasobanutse, ujye wemera nibura ukora ubushakashatsi bwawe. Je ntabwo nakoze ubushakashatsi kuko nabonye ngiye gupfa, ndeka Katolike, iryo tabi twanywaga turarireka, iyo miziki twarebaga turayireka, champagne yabaga muri frigo yacu turayireka, ibintu inshuti zo mwisi turazireka, turahunga. Ndagenda mu rusengero ndapfuka ngo nari ntwite none ya kabiri, none uko muganga bambwiye batuye nguyu ntabwo ashobora kubaho, afite ikintu mu mutima. Yesu ntiyamukijije icyo kintu yari afite kikazimira. Ariko mwene data nagira ngo mbabwire, abageni mugomba gusezerana, mugomba gusengerwa. Iyo muvanze amaraso mwisi yo mu mwuka, Imana ibikeneye kurema umuntu musha. Ubwo Satani abateze ngo arebe akaereri kakozwe kugira ngo abone ko yiintroduisa umwana azavuke afite ibibazo. Iyo musezeranye mutasenze mudasengewe, Satani yinjirira, ashaka uburyo binjirira, ugasanga mwasufuye, ugasanga mufite ibibazo. Niba abagabo ubona babana n'abagore bakobora nta rukundo, umwe akareba undi akabona ni nkaho atamuzi, ntabwo yigeze amubona. Twagiye kubatizwa, umutware wanje abatizwa, Yesu aravuze ngo rero ngo uyu munsi ngo nibwo ndibo bahuze, ngo mugende musenga amasengesho, ngo hanyuma ni umunsi je nabatijwe mbere, we yaje nyuma kubatizwa mu mazi menshi, aje kwibizwa iryo joro. Ari iyo minsi yarimo yibizwe mu mbari Kinyarwanda cyanjye, ngo mbyibuka mu Espanyol, ariko iryo joro yari bwibizwe umutware wanje. Nibwo Yesu yatubwiye, muko aravuga ngo mukora amasengesho kugira ngo nzabahuze. Mukabaravuga ngo tugende dukora amasengesho kugira ngo asaduhuze. Ndumirwa ndavuga se umuntu dufitanye abana koko ubu ntabwo twarahuje, nese ko twasezeranye ntabwo twarahuje. Tekereza kuba warasezeranye n'umuntu mu rukiko mwarambaye agatimba, ariko mu buryo bw'umwuka wowe urundi muntu nawe warundi muntu. Niho nasobanukiwe uwo munsi, nibwo twakoze ubukwe bwo mu rusengero, niko nabyita. Yesu araduhuza, aduha umugisha, aravuga ngo agiye guhuza esprit zacu tube umuntu umwe, ku buryo ngo dufite connection, ku buryo ntabwo rimwe na rimwe ntabwo tuba dukeneye na telefone. Abari mu mujyara hano nanje ndahandi hano, tukavuga ngo duhurire handi hano, tukahahurira ntawe uhamagaye undi. Tekereza ibyo Imana yatugiriye ubuntu, kubera ukuntu twasufiye Imana tubabariye, iratubabarira kugeza n'ubu ngubu, yaratukonegise ku buryo ibintu byose byaba. Baduteye ibitero by'amoko yose, nzababwira nitonze, ariko twabonye amademoni menshi. Tekereza Nigeria, bo baravuze ati se uyu munyarwanda kuko wabuze umugore. Mu Rwanda nawe akambwira ati ariko siko kowe wabuze afande, ko bambwira wabuze umwafande kuko mwiza. Bari bahari benshi, ariko Imana yampitiyemo
niwo yari ishaka, kuko Imana yari ishaka kugira ngo abana twazanye, abana twabyaye yari ishaka ko baza hano ku isi. Niyo mpamvu rero namwe nimujya gushaka mubanze mubaze Imana. Icyambere cyo nisi, hari imiryango iba Imana yarayiremye, umuryango umwe ufite uyu muhamagaro, uyu n'uyu hano ku isi, undi ufite umuhamagaro, ari imiryango idashobora gusezerana, idashobora, abana bayo badashobora gushakana kubera imihamagaro iyo miryango ifite. Noneho ukagenda ugashaka gukora ko ari mwiza ngo kubera ko umukunda, ariko utabajije Yesu. Hari indi miryango ibirimo imyuka mibi, ya myuka mibi irwana n'imyuka mibi iri hano, noneho mwahura bukaba bibaye urufaya, ni abantu byubona barangana, aho umukwe aciye abo kwa mukazana bakacisha umuriro, kuko ni imiryango irimo imyuka irwana. Hari abantu barimo imyuka mibi ariko ari imyuka ikorera mu bintu bimwe byivanze ari kimwe. Niyo ari imiryango ubona ari abo mu isi ariko bibereho neza bakundana, kuko bose baba bayobowe n'umwuka umwe, baba bari mu mwuka umwe. Rero ni ngombwa ko abashakanye bakizwa bakabatizwa. Iyo umugore wawe uri kubona agiye gusenga, ukabona agiye gusenga, ukabona yaraye mu masengesho, ukabona yagiye mu mavijiri, ukabona yabyutse mu gitondo yagiye muri izo mwita ngo za nibature, mureke. Kuko numubuza, amadayimoni arimo arwana nayo, amadayimoni arimo ashwanya gusa, yarimo asenga, ni wowe azaza ngo akurangize. Hari abagabo babuza abagore babo kujya gusenga, hari abagabo babuza abagore babo gukorera Imana. None se niba waramugize uwo mugore wa muri umuntu umwe, wowe ukamubuza gusenga, wibwira ko ibyo arimo arwana nabyo nibimara kumurangiza ninde bizashaka? Ni wowe. Umudayimoni ngeze kuza ahagarara, uwo wahagaze mu cyumba cyanjye ubwa kabiri naramubonye, none haraza arambwira ati rero ubwo warabyaye. Yarantukaga nk'umugabo wanje, ati rero ubwo warabyaye. Noneho akana kanje kari gafite imyaka 2, uwo nguwo yari umugabo muremure w'igikaratsiritsirire. Umwana wanje ari nka nyine kwa kundi Abanigeria mubabona bafite uruhu rukeye. Noneho akana kanje mu mwuka gafite imyaka 2 kakajya mubwira ngo toka satani mu mwuka. Kana kanje gatoka kakamwirukana nawe akagare ngo reba rero ngo ubu rero ngo warabyaye. Ibyo byose ndabireba, ariko uko byagendaga uwo mudayimoni yagiriraga n'abugabo wanje akamugirira n'abahagiye hose akamugirira noneho we yaza mu rugo yambona akambona akumva yarwana nanje, kuko yumvaga muri nje harimo ikintu kimugirira, wowe yamugiriraga nabi. Noneho nanje namubona ibyaba abagore bampigaga. Hari abagore bampigaga, hari umugore wigeze kuza mu nzozi arambwira ati rero wowe waribwiye ngo uzabyara iyo nda. Muri izo nzozi nari ntwite indinda, arambwira ngo rero ngo uzabyara iyo nda ngo nje ngo ndakubwiye ngo ntabwo uzigera uyibyara. Ndagenda ndiruka ndahunga ngera mu cyumba ahantu hari abagore bari bakoze uruziga rw'amasengesho, ninjiramo baransengera. Uwo mugore aratinya aragenda. Narabyutse mu gitondo abwira uyu mugore waje, uyu mugore uhora nyamenasa mu nzozi, ameze atya yambaye atya. Twarangira mbwa ati ndamuzi uwo mugore, ati nkiri umwana yankoze ibiyankore. Tekereza ibyo tuba turwana nabyo, rero mwebwe muragenda mugashaka, mwarangiza mukigira mwisi, mukibwira ntabwo bishoboka. Umugore n'umugabo ni ibikoresho Imana yazanye hano ku isi ngo bikore ikintu gikomeye. Imana ibakoreshe kugira ngo ibakoreshe kugira ngo ireme umuntu ikoresheje imibiri yanyu. Kandi uwo muntu Imana yaremye, ijambo ry'Imana ravuga mu gitabo cy'Intangiriro ngo yaturemye mu ishusho ryayo, iduha ubumuntu bwayo, iduha ubumana bwayo, iduha ubutware bwayo bwose yaburemye muri uwo muntu. Uwo muntu rero yavutse mu buryo tutanyuranyije, butemeranyije n'amategeko yo mu mwuka. Satani aramukacira akamufata akajya amugirira nabi. Narabyiboneye, ntabwo nagombiye gusoma Bibiliya yose, uretse ko nyuma naje gusoma muri Bibiliya, nkajya mfata Bibiliya ngasoma, Imana ikambwira none nkongera nkabona ndahabonye ibyambaye, nkabona najya gusoma kandi nkumva aransobanuriye ibyambayeho. Ibi byose byararangiye, byageze aho birarangira. Wa mugore wajyaga asa mu nzozi, nagize iyerekwa mu rusengero, numva ijwi rirambwiye ngo ndarwana mvuga mu ndimi. Uwo munsi icyo gitero cyakije n'ubundi uwo mudugudu wongeye kuza numva ngize ubwoba wagira ngo bari baje kunshaka. Numva ijwi rirambwiye ngo
ngo rwana ndarwana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hamaze iminsi nk'ibiri nk'itatu umutware wanjye araza ati wari ubizeye nti ati wa mugore yapfuye. Umugore yarapfuye, yari umupfumu arapfa, yari umugore ukomeye. Nibuka ukuntu mu rusengero ibyambayeho Yesu yaramfashe anjyana mu kirere, nari ndi kugenda nidonda meze numvaga mu mubiri wanjye wabaye mutoya cyane meze nk'agatenesi, naridonda nkikubita hasi ariko abambonaga mu mubiri fizikoma bambonaga ndimo ndazunguruka gutya ndangije ngwa hasi rimwe, ndongera ndahaguruka ndi kwibwira ngo ndashobora guhagarara ngiye kubona mbona Yesu arantwaye papa, ndongera ngo hasi ubwa kabiri, ariko nari narakijijwe nkorera ibyo byaba birimo binkubita hasi. Yari yo ntambara, kuko iyo ushakanye n'umugabo muba muri umwe, umuntu umwe. Amadayimoni arwana nawe niyarwana nawe, amadayimoni arwana nawe niyarwana nawe. Rero ntabwo ushaka kuvuga ngo uri umugore ngo jye narakijijwe, ngo umugabo wanjye ngo ntabwo akijijwe, ngo ibyo nibyo ngo biramureba. Abagabo ngo jye ndakijijwe, umugore wanjye ntabwo akijijwe, ngo ibyo nibyo biramureba. Ngo jye ntabwo nshaka gukizwa, ngo we ngo najya asenga, ngo azajya asengera gusa. Muba murimo murabika amadayimoni. Iyo arimo asenga akayatwika, wowe ukayaha ibyo kurya ukayagaburira. Umugabo yaba asenga yiyeza agatwika amadayimoni, yaba yagiye kuyarangiza ngo ace intege, wowe ukagenda ukayaha vitamine n'ibyo ukora, akongera agakomera akagira imbaraga. Nuko rero nuko isi yaje kugenda. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana riravuga ngo abantu bapfuye ngo kubera babuze ubumenyi. Ni ukuri, nuko isi yo mu mwuka niyo nini cyane kurusha iyi si tubamo. Isi yo mu mwuka niyo nini cyane. Izo ntambara twarazirwanye, ariko n'uyu munsi turyama turi menge, kuko tuzi yuko bo baraducunga ariko natwe tukabacunga. Ibyo twabonye ntabwo twari tubyiteguye, kuko mu Efeso igice cya 6:12 mwibuke ko havuga ngo ntabwo turwana n'inyama n'amaraso, ngo turwana n'ibikomangoma ngo bitegeke ibi birere tubamo. Bo muri Aziya, muri Australia birwana nabo. Tekereza rero, udashaka kumenya ibyo bintu nyibere mu isi gikoreye ibyangwa n'Imana byose, nta mudayimoni uzigera umujena, nta mudayimoni uzigera umuterera umwana, kuko Satani azavuga ati ngiye mufite hano mu kiganza, arira mu kiganza cyanjye, umunsi umwe nzafunga mutware. Ariko ushatse gusoka mu kiganza cya Satani niwe utangira kugira intambara. Ariko intambara zose turwana Yesu yazitsindiye ku musaraba tutaravuka. Niyo mpamvu turwana twizeye ko dufite intsinzi. Haleluya. Uwiteka abaha umugisha. Nirebita Mahirwe Maria Assumpta. Nagira ngo nkomeze mbaho ubuhamya. Iki ni igice cya 3. Uwiteka abaha umugisha.